ntabyo nzi ngo ufata amano amubwira ati ndayafata yo urukumva birumvikana ndayafata ambwira ati rero ugiye kwiyonga paka ndangije kandi twavuganye 8,000 mva nabo ngati rero ngiye nyihera 2 nitegere moto ayandi yagoma orahano membwe 2,000 nibi byanunga n'uburaya buri mari mfite inkuru nubwo ngiye kwikuraho nkererewe ariko muranyihanganira kubera ko ni inkuru y'umwana w'umukobwa nabonye nge emotion zirazamuka ni inkuru y'umwana w'umukobwa nabonye emotion zirazamuka ariko ntarareba inkuru yose nabanje kumucira urubanza nk'umuntu wese ndayireba nkajya ndeba uduce dutoya kwa tukundi tutubona kuri TikTok n'ahandi nkumva mucira urubanza ndavuga uyu mwana yakuriye he uyu mwana yavukiye he uyu mwana ababyeyi be bareba he nyine uyu muntu wamushyize kuri kamera akamutunga kamera akavugira ibintu bimeze gutya imbere ya kamera ye we ni munyamakuru nyabaki ibyo binda bitekereza ariko ngezeho umutima uragaruka ndavuga ariko why not ntashaka iyi video yose nkayireba nirengagije uduce narebye numva inkuru ya nyayo y'umukobwa ndabizi nawe ushobora kuba waramurebye nawe ushobora kuba warayebye nawe ukamucira urubanza nkuko nanjye nabikoze sibyo ukayireba ukajya wumva ibyo bintu rimwe na rimwe ukaba wanakuramo utabashije no kumva uwo mwana w'umukobwa ariko ndabizi ntabwo wabuze kumurebaho ngiye kumvisha akantu nagiye numva nkumva uyu mwana ndamwanze reka nkumvishe kamwe muri utwo tuntu maze nawe uraza kumbwira uko ubyumva nawe n'umugabo ankoresha postene natazana nankubita kaye muhaya nankubise yimba yarambwiye ati ngo niba ari dangri dash nabati ibintu nabyo nzi ngo dangri dash tabati nabyo nzi ngo ufata amano amubwira ati ndayafata yo urukumva birumvikana ndayafata ambwira ati rero ugiye kwiyonga paka ndangije kandi twavuganye 8,000 mva nabo ngati rero ngiye nyihera 2 nitegere moto ayandi yagoma arankubitara nandongwa ndataha ndavuga ati dangri dashi yarambwiye ngo nukwishyira mu mabere ukajya unayisakinga ndavuga ati mana yanjye yabinsaniye nyuma ngo ubwo se ngura ubwo ngo n'abacecuru barabizi ngo ngo no utabizi reka ngarukira ahangaha ibintu ndabishyiramo bitewe n'ikiganiro uko kiri bugiye kugenda uyu mwana w'umukobwa we avuga ko ari indaya openly mu buryo butari guhisha mu buryo butarimo ibindi bintu avuga ko ari indaya noneho akavuga ko ari umwuga w'uburaya yatangiye afite imyaka 12 can you imagine iyo myaka 12 nibwo yatangiye uburaya abwinjijwemo na mama we nawe wari indaya cyangwa se w'indaya urumva mama we ubwo yazanaga abana abagabo akabashyira mu rugo noneho yamara kunywa inzoga n'ibiki byose akababwira ngo nawe reba kana hariya muri bariya banjye ufata mu ihembe noneho ngo umugabo wageragezaga kwegera uyu mukobwa we aravuga ngo ibikoresho bye ntabwo byinjiraga mu byanjye noneho akambwira ngo reba ikintu ukora kugira ngo ndangize uyu mwana ngo yegeraga umugabo akagira uburyo nyine yiranja akabikora mpaka ibyishimo by'umugabo abimuhaye ubundi bakishyura nyina akagenda ku myaka 14 y'umwana w'umukobwa yatwaye inda iyo nda yayitewe n'umwana w'umumarine babanaga ku muhanda ubwo mbaye nkuca mu gatesi mbabwiye uburyo yinjiye ku muhanda ariko ngo yagiye ku muhanda ari guhunga ibyo bikorwa bya kinyamaswa nyina yabinjizagamo ahita afata inzira yo kuvuga uti reka nze mpunge mama nigendere ku muhanda imyaka 12 urumva nibwo yakoraga uraya 13 14 ahita yigendera mu muhanda agiye mu muhanda naho yakuriye n'ubuzima bukomeye mu bintu by'amakore ibiyobyabwenge amatabi biki ari ibiryo yavugaga ngo bagendaga kubashakira n'ibiki aza gukubitana rero n'imbongezi yayo yamushakiraga ibyo kurya n'ibiki nk'umwana wari warakuriye mu ngo buzima n'ibiki byose bararyamana amutera inda y'umwana w'umuhungu umwana kugeza aka kanya tuvugana ashobora kuba afite imyaka nk'ikenda cyangwa se 8 hafi aho ngaho. Birazamuka agera ku myaka
n'itandatu ngira ngo ni 7 barongera bamutera indi nda. Urumva yakuriye mu buzima bugoye pe. Barongera bamutera indi nda. Bamuteye inda ya kabiri ariko yo ayiterwa n'umugabo wo bari bakundanye bumvaga kuba bagomba kuzabana, ariko uwo mugabo n'ubundi yari umunyamico mibi, yari umujura, baramufata baramufunga, still aracyafunze. Umwana w'umukobwa aragenda arakubitika, aba mu buzima bugoye, ku buryo ngiye kubikubwira gutya ngiye nkurikije ukuntu numvise iyo nkuru amarangamutima yaranzamukanye pe. Umwana w'umukobwa aragenda mu buzima bugoye, arakubitwa, burahwaba, ajya kubana n'abana babiri be mu muhanda munsi y'ibikamyo y'amakanevu, abaho mu buzima bugoye kugeza ubwo yafashwe n'umugira neza, aragenda amwishyurira inzu. Reka ndaje ndayishyiramo murebe iyo nzu yamwishyuriye ibihumbi 15 nibyo yishyura kugeza aka kanya. Ni ukuvuga ngo iyo ukwezi gushize uwo mugira neza avugana na nyiribyondo, ubundi akishyura ya nzu wa mukobwa akabamo. Ubu tuvugana rero uyu mukobwa atunzwe n'uburaya nkuko nawe bivuga. Ndagenda nshyiramo utuntu dutoya, abana n'ibiki byose muragenda mutubona. Uyu mwana w'umukobwa atunzwe n'umwuga w'uburaya. Nijoro ajya mu kazi k'uburaya, mu gitondo akajya gusyaga Nyabugogo utuntu tw'udutunguru n'ibiki, agatandika, agadandariza abana, maze agashyira abana bakabona icyo barya. Afite abana babiri umuhungu n'umukobwa. Ubuzima wowe hari igihe ujya ureba ibintu ufite, wariye, wanyweye, ntabwo urwaye, ariko ibyo bintu ntubihe agaciro. Ariko ndakubwiza ukuri, hari umuntu wowe hari inzozi z'umuntu utuyemo, hari umuntu kwifuza, hari umuntu wifuza kumera nk'uko kuntu umeze, turi kujyana. Hari umuntu ushaka kwicara aho wicaye, hari umuntu wumva warya icyo capati n'ibishyimbo uri kurya wumva ko utari kurya, ariko hari umuntu wifuza kurya ibyo bintu. Ku ruhande rumwe mama w'uyu mwana wamucira urubanza, nabwo utabashije kumva inkuru, ariko wumvise inkuru nabwo nawe wamubabarije. Mama w'uyu mwana rero nawe reka mugarukeho akantu gato duhita twikomereza. Mama w'uyu mwana nawe ni umwana yaje i Kigali nawe akiri umwana ku myaka 10. Azi Kigali mu bihe bitoroshye, ndetse ahura n'ihungabana rikomeye ry'amateka yacu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murayazi, ababyeyi be, abavandimwe be bose bishwe muri jenoside. Aba rero mu buzima bugoye, adafite umureba, adafite umuvugisha, adafite. Nawe aza guhura n'umugabo gutya amutera inda y'uyu mwana w'umukobwa, yitwa Rine. Uyu mukobwa aza guhura n'umugabo amutera inda, ariko unfortunately ku byago aza no gupfa yitaba Imana. Amusigira uwo mwana nawe gutyo, nawe adafite aho baba, nawe abaho mu ubwo buzima bugoye, mu buzima bugoye pe, akuramo sida, akuramo n'ibiki. Nawe reka nze mushyiremo akantu gato, reka nze nshyiremo akantu gato nawe mwumve. Tagayinda kana ikiza umutima wanjye, ariko Uwiteka ni uzandenganura. Ibimbabaza ni byinshi, mumbabarire rwose kuko ndaremerewe cyane. Agira inama uzumva zifuje kuba akora umwuga wanjye, ajya akoresha fonduti, ntibazamuhanduze. Ajya akoresha fonduti. Uyu ni Mama Rine mu magambo ateye agahinda, uburyo ababazwa n'ubuzima bw'abana be, uburyo ababazwa n'ubuzima bwe nyirizina, uburyo atagira haba. Umubyeyi ukorera ibihumbi 4 ku kwezi yakubuye ahantu. Ni umubyeyi ndagushyiramo video yerekanze, iyo video uri kureba niye. Reba ubuzima arimo,
ntafite aho yikora, ntafite aho aba, ntafite icyo arya, ntafite iki, ntafite epfo na ruguru. Imana yo mu ijuru yaduhaye kubaho, iduha ubuzima buzima, iduha kubaho nyine like nk'umuntu. Ariko ntabwo yigeze twerurira ibanga ry'uburyo umuntu azabaho, kubera ko ndakubwiza ukuri aka kanya ubashije kumenya uko ejo hawe hazaba hameze, rimwe na rimwe ushobora kwanga ubuzima cyangwa se ukava mu buzima, cyangwa se ugashaka kurashinga ubuzima kugira ngo ugere wenda ku byiza wabonye imbere yawe. Ariko Imana yo yaduhaye ubuzima, ariko itwima kumenya ibintu bizaba nyuma imbere hacu gatoya. Ndabizi ko uyu mumama ndetse n'umwana ndetse nawe uri mu bundi buzima busanzwe, hari ubuzima wifuzaga cyangwa se hari inzozi wagiraga z'ibyo ushaka kuzaba byo, z'ibyo ushaka kuzakora, hari inzozi hari icyo watekerezaga wifuza kuzaba cyo mu gihe kiri imbere. Ariko ubuzima nyine ni ubuzima, umunota ku munota buraduhinduka, ibyo twatekerezaga bikaba zeru, tugatangira zeru bitandukanye n'ibyo twatekerezaga. Ariko reka ngo umukoro ujye utekereza iki kuri wa wundi uba mu buzima buba atigeze ahitamo, akabujyanwamo n'amahitamo y'isi, we nta ruhare yabigizemo? Uwo muntu ujye umutekerezaho iki? Ese wowe ufite amaguru abiri, ujye utekereza iki kuri wa muntu udafite ukuguru na kumwe cyangwa se ufite ukuguru kumwe gusa? Ese we kuri we wariye ugahaga, ujye utekereza ko ibyo biryo urimo uramena hari uri bwifuza kubirya? Ese wowe utarwaye, hari igihe ujya utekereza ko hari umuntu uri kwa muganga ufite n'ibyo kurya ariko yabuze uko abirya? Ese ibyo bintu byose bikusanyirije hamwe ugasanga ibyo bintu byose urabyujuje, cyangwa se wenda uraburabo kimwe, ujya wiyakira ute cyangwa se wiyumva ute, cyangwa se utekerereza ute kuri wa wundi wabuze ayo mahirwe? Ku buzima ari ishuri, ku buzima ari it's like ni umupira, ni elastic, ni endless, ntabwo burakururuka ntibugira aho burangirira kugeza igihe uzaba uviriye kuri iyi si. Ariko se abo bantu batekerezaho iki? Abo bantu bafata gute? Abo bantu bakira gute muri sosiyete? Ese ukwatse ubufasha urabumuha? Murakoze, Imana niba mpera umugisha, kandi tujye tugira umutima wo gufasha, kubera ko nufasha ejo nawe hari uzagufasha cyangwa se akanagufashiriza abawe.